Reka mbasuhuze mbifuriza umwaka mushya muhire wa 2025 nshuti mwe mwese mwabashije kubana nanjye uyu mwaka utambutse mukaba mwarabashije gukanda subscribe kuri Daily Open Rwanda. Nukuri ndabashimiye cyane kandi mbikuye ku mutima. Uwiteka azabankomereze azabampere ibyo mwifuza byose mu mwaka wa 2025. Uyu munsi rero mukaba n'undi mugiye kongera kuganira nanjye Claudette yambabariye nk'ibisanzwe ko mumaze kumenyera hano kuri Daily Open Rwanda. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ibimenyetso bitandukanye simusiga bizakwereka ko urugo rwawe ruri mu marembera. Ibi rero twabyegeranyije nyuma yo kuganira n'abantu benshi batandukanye batabashije guhirwa urugendo rwo kubaka urugo. Tugenda tubyegeranya tubona ko hari ibyo tugomba kuganira n'inshuti namwe mwese kugira ngo ikimenyetso rero kizakwereka ko urugo rwawe rutameze neza, ari ibitari kugenda neza, ni ukwiyenza kwa hato na hato k'umuparteneri umwe muri mwebwe, kandi muri uko kwiyenza ukabona ntabwo hari kugaragara ikintu runaka gitumye umuntu akwiyenzaho, ndetse hakabaho no kurakara kudashakirwa igisubizo wenda kibyateye kurakara. Ugasanga umuntu yiriwe yarakaye, araye yarakaye, afashe undi munsi yarakaye, nyamara yagenda agera hanze y'urugo agasabana n'abandi, akaganira n'abandi, agaseka, ariko yagaruka mu rugo yajya kwinjira mu marembo akibuka ko n'ubundi agomba kurakara kugira ngo akomereze aho bwa burakari bwari bugeze. Rero icyo kimenyetso nikibona rwose uzavuge ati nyamuneka hari ikintu kitari kugenda neza mu rugo rwanjye. Ikindi kimenyetso rero hariho kutita ku mutungo w'urugo. Uburyo ki umutungo w'urugo ufatwa cyangwa se ukoreshwa, no ngo ni hahandi uzasanga hari stock wenda urugo rwakoraga yamara ukwezi, ariko ugasanga hari umuntu utabyitaho, nyine nishaka irangire mu cyumweru, nishaka irangire mu byumweru bibiri, ntabwo agishishikajwe no kumenya se umutungo w'urugo uri kugenda gute, turi gukonsoma ibintu bingana gute, ku ruhe rugero. Icyo kintu nacyo nukibona mu rugo rwawe uzatangire urebe neza ko hari ikintu kitagenda neza iwawe. Ikindi kimenyetso rero hari kuba hatiganirwa ku mishinga cyangwa se ku bintu runaka byateza imbere urugo rwanyu. Reba nimba hari igihe mwageraga mugafata umwanya mukicara mukaganira ku mishinga yateza imbere urugo rwanyu, ngo hari kwiteganyiriza mu bihe bizaza, muri kubona amafaranga wenda mugapanga ati aya twayakoresha iki ngiki, aha twakoramo iki, kugira ngo wenda imyaka izaza cyangwa mu bihe bizaza hari ikintu runaka twagezeho. Nubona mwarajyaga mubiganiraho ukabona hari ibintu byahindutse, ntago mugishaka kubona umwanya ngo mubiganireho, muganire ku iterambere ry'urugo rwanyu, ni ukuri nabyo ibyo bintu biri mu bintu by'ibimenyetso bigaragaza ko hari ikintu kitari kugenda neza mu rugo rwanyu. Ikindi kimenyetso rero tugiye kurebera hamwe ni kwanga kubyara kumwe muri mwebwe. Ni hahandi uzasanga nta kibazo mufite, ntacyo muri kubura cyo kwa mwareresha umwana. Tuvuge ati nimba ari ugukurikiza umwana cyangwa ari ubwa mbere mugiye kubyara, ariko ukabona hari uri kukubwira ati ntabwo igihe cyo kubyara ari iki, ntabwo numva ko igihe cyo kubyara ari iki ngiki, reka dutegereze ikindi gihe aribwo tuzabasha kubyara. Nabwo nubona harimo icyo kimenyetso, hari umuntu uri kwanga icyo gikorwa runaka, uzamenye ko hari izindi gahunda afite, hari indi misiyo yibereye, ntabwo agishishikajwe no kuba mwakubaka umuryango, mwakora umuryango. Abantu bubaka umuryango kugira ngo babyare, bororoke, bagire abana, ejo bazagira abuzukuru n'abuzukuruza. Rero nubona hari umwe mu baparteneri utari kwemera icyo gikorwa, uzamenye ko nabwo urwo rugo rutameze neza, hari ibintu bitari kugenda neza. Ikindi kimenyetso nabwo kizakwereka ko urugo rutameze neza ni ukutamenya ikoreshwa ry'amafaranga umwe muri mwebwe. No kuvuga ngo nimba wenda ari business umwe arimo, cyangwa se ari umushahara w'ukwezi, wenda mwajyaga muhuriza hamwe akavuga ati ngewe amafaranga yanjye tuzakoresha iki ngiki, nawe akoreshwa iki ngiki. Nimba mwarajyaga mubiganiraho ukaba udakimenya amafaranga y'umuntu, se nimba yanahembwe, nimba yinjije amafaranga ngahe, niba utakibasha kumenya wa mubare wa ya mafaranga uko akoreshwa, uko asohoka mu rugo, uzamenye ko nabwo hari ikibazo mu rugo rwawe. Ikindi kimenyetso rero kizakwereka ni ugutangira gukwepa ahantu abantu bashobora guhurira. Nuvuga ngo umwe azajya kuryama undi abyutse, undi azajya ku meza ari uko undi avuyeyo, umwe azinjira mu rugo ari uko wenda undi ari kujya mu kazi cyangwa hari aho ari gushaka. Benshi uzasanga barayobotse inzira y'akabari, aza
ataha mu gitondo wenda agiye gukomerezaho akazi cyangwa se akaba yabasha kuruhuka ariko azi ko wa wundi bari kumwe we agiye kujya mu kazi. Rero icyo kimenyetso nukibona rwose uzamenye ko n'urugo nyine ruri mu nzira zikomeye, hari ibimenyetso runaka bigenda bikwereka ko urugo rutameze neza. Icyo gihe rero uzasanga wa wundi wenda wibera gusenga azi ibyumba by'amasengesho byose, yewe aho barara, aho birirwa, afite aho yirirwa akagira aho arara kugira ngo ahungeza za nzitizi cyangwa se wa muntu batari kurebana neza mu rugo muri iyo minsi. Ikindi kimenyetso rero kizabikwereka ko urugo rutameze neza ni ugutangira kutita ku muryango w'umwe mu baparteneri bawe. Nimba ari umugabo ugasanga ntabwo akiri kwita ku muryango wabo w'umugore kandi wenda mbere yarabishishikariraga amenya amakuru yawo abasura, nimba ari umugore ntakita kuri nyirabukwe, ntagishaka no kumenya amakuru yawo, uwo muryango nyine muri make we ntabwo akiwitekereza, ntabwo akiwitayeho, ntabwo akibara muri umwe muri uwo muryango. Nabwo icyo kimenyetso nukibona rwose kandi mbere byari bimeze neza, wabonaga nta kibazo imiryango ifitanye, uzatangire kubona ko hari ikintu kitari kugenda neza muri iyo minsi. Ikindi kimenyetso rero, hazatangira gukwepa kurya ibiryo byateguwe n'umwe. Ni hahandi uzasanga umwe ari gushinja undi ati buriya yanampa uburozi, yabigenza gutya na gutya, ugasanga icyo umwe yateguye undi ntashaka kukirya, ntabwo mu by'ukuri ntabwo akifuza gusangira n'umwe mu bo babanaga cyangwa se n'umugabo cyangwa n'umugore we. Icyo gihe nabwo kizakwereka ko noneho ari ikimenyetso gikomeye kigaragaza ko urugo rwanyu ruri mu marembera. Ikimenyetso rero gikomeye simusiga ni cya gihe uzasanga umuryango cyangwa se umugore n'umugabo babashije gutandukanya icyumba, umwe yagiye kurara mu cyumba cye n'undi akarara mu cyumba cye. Nibigera aho ngaho rwose uretse Imana yo mu ijuru yamanuka ikabubakira, naho ubundi urugo rwanyu Satani azaba yarusabye ndetse ruri mu marembera. Nshuti zanjye rero nibyo twabyegeranyije, wenda hari n'ibindi bimenyetso byabaho, hari n'izindi mpamvu zabaho, ariko twegeranyije ibingibi kuko ni ibintu bihurirwaho n'abantu benshi babashije kudahirwa n'urugendo rwo kubaka, babashije gutandukana, babasha gusenya. Rero nabyegeranyije kugira ngo tubashe kubiganiraho, natwe nitubona bimwe muri ibi bimenyetso tuzabashe kugira uko tubyitwaramo. Ni Claudette Yambabariye rero, nkaba nari ndi kumwe namwe. Mubashe gukanda subscribe kuri channel yacu kugira ngo ujye ukomeza kubona ibindi biganiro bitandukanye tugenda dutegura umunsi ku munsi. Murakoze rero, Imana ikomeze ibandindire, murakoze cyane.